Alright, twatangiye nuko dutangiye dore bimeze biteye kalenda ya cyawe cyangwa se ingengabihe ya gipfumu turi kuri Taxo de l'Evangile ngindi demande za mwese Marcus tubakuru ni gato mufite basotora mukunze kwa mahoro sasa bimeze bite kalenda ya cyawe cyangwa se ingengabihe ya gipfumu sasa twako twabwiye kuri Taxo de l'Evangile tugiye kujya tubageza filme igiswahili sobare mu kinyarwanda sasa ingini yo dutangije ushobora kubona kalenda ya cyawe cyangwa se ingengabihe ya gipfumu ukavuga ngo didi ibintu tuzane ni bikese bihurehe niyo bakamana ya bikanda kukuyobera kubw'ibyo ndagira ngo mbanze kubwira akakantu ya haciye agahe Rachel Mucyacu isura mushiki wacu muri Kristo Yesu dibwira mu mamuzi cyane cyane abakuri gospel mu Kinyarwanda ya akunda kuvuga ku bintu by'abanefilm videos nize nagenze kora cyane sasa hashize agahe icyumweru gitambutse akunda kuvuga cyane ku bintu by'abanefilm post kuri page ya Facebook zivuga ku banefilm ubwo natwe twabiganiraho mu ma comment ariko ubona hari imbaga nyamwinshi yababajwe n'ibyo bintu kibaza ni iki bikubwira yuko umubare mwinshi muri bo barabane filime babajwe nuko bari gushyirwa ku karubanda bakaba batagishoboye gukora mu mwijima urwihishwa abantu babatahure iya niko bimeze sasa tukagana cyane muri comment tuvuga ibintu gucyo tubivugaho ariko abo ntibahweme imburanyi zikaba nyinshi cyane tukaburana bikagira nkuko ngiye Didier buriya kumva umuntu ariho arazana ibitekerezo byo gushaka gupfukiranya kumenya Imana nge nkuko Paulo yabivuze mu rwa kabiri rwa Korinto 15 agira ati dukubita hasi mpaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana dufatamira ibitekerezo mu mitima byose ngo tubigomore Kristo nuko bimeze dukubita hasi mpaka n'ikintu cyose cyishyira hejuru kurwanya kumenya Imana Didier nge ntabwo twakiranuka ubwo tukagigira rukabura gica ariko nyine bikarangira bemeye kugira ku rwego nabwira ngo mwe muri abanefilimu cyangwa se no mutabanefilimu gukora nk'ibimeze nkabo neza ntibagira icyo babigiraho murabyumva byari bikaze sasa bakaburana ngo ntibishoboka yuko ibiremwa by'umwuka bize bikabona abanefilimu bundi bivuga abana bakomotse ku biremwa by'umwuka n'abantu gutyo sasa bakavuga ngo ntibishoboka yuko ibiremwa by'umwuka bize bikabonana n'abantu bakabyara na abana ngo ntibishoboka nkavuga ngo uraburana uti itangiriro gatandatu kabiri habitwereka ndetse na kane habitwereka ngo urabiburana hiki ngo hoya itangiriro gatandatu kabiri habitwereka neza duhere ku murongo wa mbere haravuga ngo abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa ngabana y'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza barunguramo abo batoranije ku murongo wa kane akavuga ngo muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu babyarana nabo abana aribo za ntwari za kera zari birangirire sasa usomye Bibiliya y'Ikinyarwanda ntabwo upfa kumenya ngo ntusi kuvuga ku banefilimu yasinzi niba bakora ubuhinduzi bwa Bibiliya mu Kinyarwanda sinzi niba ijambo banefilimu cy'Ikinyarwanda kitacyagatera imbere ngo kibe cyavuga abanefilimu ariko izindi Bibiliya nka Bibiliya y'Igiswahili irabivuga Bibiliya y'Igiswahili rwose no ku murongo wa kane irabivuga banefili ngo nabo banefili walikuwako duniani siku zile ngo nabo banefili mubari muri iyo minsi tena baada ya hayo yewe no hanyuma yayo wana wa Mungu walipoingia kwa binti za binadamu wakazaa nao wana ngabana b'Imana bakagendera abakobwa abantu bakajya ku bakobwa b'abantu bakabyarana nabo abana hao ndio walikuwa watu hodari zamani watu wenye sifa ngabo nibo babaye intwari za kera cyane ngabantu bibigwi birangire watu wenye sifa Abana n'igiswahili ubanefili ntabwibihisha na Bibiliya z'icyongereza zimwe ama version amwe ma version amwe urugero nka NIV cyangwa se New International Version nabo irabivuga neza ntabwibihisha the Nephilim ntabgucyo sasa ukamubwira ngo none uruguhakana iki niba Bibiliya iri kubyivugira urahakana iki sasa bagahita bazana ya myumvire cyangwa se imyizere y'abadventiste bavuga ngo bari abana b'Imana avugwa mu itangiriro ngo ntabwo ngari abana b'Imana bo mu bamarayika cyangwa se mu biremwa by'umwuka ngahubwo ni nkuko natwe turi abana b'Imana ngahubwo bariya ngo nabo mu rubyaro rwa Seti abo bakomotse kuri Seti ngo noneho bari abana b'abantu abakobwa abantu bavugwa hariya ngo nabo mu rubyaro rwa Gahini ibyo bakabikora yuko kuba ahantu mu itangiriro havuga ngo Adamu arongera atera umugore we inda Eva abyara umwana amwita Seti ngo nuko kuri we abantu batangira kwambaza izina ry'Uwiteka ngo gutyo ubwo nyine bihita bibagira abana b'Imana ngo hanyuma mu rubyaro rwa Gahini bakitwa abana abakobwa b'abantu gutyo ngo nuko ngo ntibyari bimerwaga ko
basanga nanga ariko nyine kubikora ngo nibyo byaje kubyara abanefilimi. Igitekerezo wahita uhinyuza ibintu bibiri gusa ugahita wumva uburyo atari cyo. Ibihe icyambere nuko umubwira ngo mbese niba koko mu rubyaro rwa Seti nawo mu rubyaro rwa Gahini ari bo bahuye hari abantu nibyo niki cyatumaga aba bavuyeho bakomotseho barabaga ibintu binganira hose umusozi. Bibira z'icyongereza zimwe zibita the giants ndetse n'igifaransa bijeya ibintu binini ucyo niki cyatumaga bibagocyo. Icyo nta kuntu yagigusubiza usibye karige bagoragoza bakavuga ngo abantu bakira n'ubundi babaga ari banini, ngo buri Adamu yari munini gutyo bagashaka kuzana ibintu nk'ibyo. Ukamubaza se Bibiliya ntiziki icyo gihe bari banini, niki gituma igera kuri abo ngabo ikavuga ngo banini ukabyumva nuko bimeze. Icyo ni icyambere. Cya kabiri ukamubwira ngo none ko mu gihe cy'umwuzuro wa Nowa abantu bararimbutse bashiraho hasigara mu muryango wa Nowa, bivuze ngo mu muryango wa Seti mu rubyaro rwa Seti kuko Nowa yakomoka kuri Seti. Ni icyatumye bongera kuboneka abanefilimu kandi abo mu rubyaro rwa Gahini bari bashizeho ngo babe babonana nabo mu rubyaro rwa Seti maze abanefilimu ngo baze kubaho. Akavuga ngo bikuye he ko nyuma y'umwuzure hongeye kwa abanefilimu na mwitangira hasomye ubundi hahita bikubwira. Abavuga ngo muri iyo minsi ku murongo wa 4 ngo muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi no mu gihe cyo hanyuma. Bivuze iki se? Hano hari igihe batavuga ngo nose n'ibiki bigaragaje ko mu gihe cyo hanyuma y'umwuzure kuko tujya mu kubara 13 hakwereka abanefilimu igihe Abisirayeli baje gutata mu gihugu cy'i Kanani bari abantu babonye banini bo bakatangira kubona ameze nk'inzige kuri bo bari abanefilimu. Kubara 13:3 nanone gisomye ikinyarwanda ntabwo bimenya neza ko abanefilimu. Iyi kinyarwanda yo kigiye kwavuga kibavuga basobanura imiterere yabo ngo abantu banini barebare ibintu nk'ibyo. Nyamara ntikivuge ngo n'abanefilimu mu gihe izindi Bibiliya zo zirabivuga. Wanefili igiswahili ni ikinyongereza kavuga the Nephilims. 13:3 kubara mu kinyarwanda ngo kandi twabonye abantu barebare banini. Abanaki bakomotse mu bantu barebare banini. Abanaki bakomotse mu bantu barebare banini. Ubwo hano hari ko mu bantu barebare banini simbuza mu ba Nephilimu yango twibona gato amezeho nk'inzige nabo bakabona tumeze nkazo. Hano hari mwinuza ngo mu bantu bakomotse mu bantu barebare banini. Ntabwo ari mu bantu bakomotse mu bana b'Imana. Hanga naho hari igihe bakibura nabo bakavuga ngo mbese ngo none ngo ko kanze tubanze tubusome nabo mu giswahili. Hesabu 13 sura 13 mstari wa 33. Wakisha huko tuliwaona wanefili wana wa Anaki waliotoka kwa hao wanefili bakomotse kuba nefili. Tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi nao ndivyo walivyotuona sisi. Batinye ngo nabo niko batubona ukagira ngo babaje ngo muri kutubona mute niba babyishyiraga. Yo watinye rero hari igihe utangira no gutekereza ko icyo watinye na ukuri kwiyumva nako kiri kugufata. Sasa bakomotse ku banefilimu ntabwo bakomotse ku bana biki b'Imana ari bo imva n'imbano yo kuba ko banefilimu, kubera ko uzi cyababayeho aba bamarayika bamaze gukora aya mahano baje bakarongora abana b'abantu. Imana irabanyaragiye barishira ahantu mu menyururu irabazirika barindiriye kucirwa hiteka. Tubibona muri Yuda 6 cyangwa se ubwo Yuda 1:6 ngo naba marayika batarinze ubutware bwabo ahubwo bakareka ubuturo bwabo ibarindira mu menyururu idashira no mu mwijima wicura burindi kugira ngo bacirwe hiteka ku munsi ukomeye. Imana y'isi bashyira ku menyururu barindirwe gucirwa hiteka. Sasa rigiye bitababurana ngo none ko mu gihe cy'umwuzure w'abanefilimu bari bavutse barimbutse hanyuma n'abamarayika bari barabakomotseho bakaba baraziritswe byongeye kuba bite ngo kugira ngo baze koneka mu minsi ya nyuma y'umwuzure. Igisubizo nyine nuko Bibiliya irabivuga. Icyo ni icyambere. Icya kabiri aba banefilimu buriya ntabwo ari nk'abantu nkatwe. Buriya bapfuye ariko n'abantu natwe ntabwo dupfa ngo dushira iyo tumaze gupfa
nko kwimurwa tukajya mu isi y'umwuka. Nabo rero nuko bameze iyo bapfuye baba nk'abadayimoni gutyo, ariko noneho bakabazongera kuvuka, ikizwi nka reincarnation. Nujya wumva abantu bari kuvuga reincarnation, uzajya wumva bari kwivugira abadayimoni cyangwa se abanefilimu yo gusura kongera kubaho, nkuko twabonye turi kuvuga kwa nefilimu. Rachel atubwira uburyo umugabo we ahantu akorana n'umugabo n'umusore w'umunefilimu, ngo ariko ngo yabayeho no mu bihe bya Ahabu kera cyane muri bya bihe by'umuhanuzi Eliya n'abahanuzi ba Bayali. Icyo gihe kera cyane ngo yabayeho, ariko n'ubariho ubura abamaze kubaho nk'inshuro nyinshi cyane, apfa kazongera akagaruka akavuka mu isi gutyo ya. Ikindi kintu hano wamenya mu 13:3 abanefilimu inkuru yabo niyo yakuye umutima Abisiraheli, ishyanga ry'Abisiraheli, itaniro ryose ry'abarengeje imyaka 20 bakurizwamo kutagera i Kanani. Yewe ikintu giteye ubwoba, abanefilimu nibo mpamvu natwe baje muri twebwe bazabuza benshi kugera i Kanani bitewe n'imirimo yabo mibi no kwanduza abantu imirimo yabo mibi, bityo ntibabe bagera i Kanani. Niyo mpamvu bakunda kumva utabavugaho ngo bakomeze bikorera rwihishwa, imirimo yabo itagaragara. Nuko bimeze sasa. Hari igihe bakomeza kurana kuvuga ngo rwose ngo abo bana b'Imana ngo ntabwo ari ibiremwa by'umwuka, ngo ahubwo nkuko nyine natwe turi abana b'Imana, ngo niko n'abari abana b'Imana. Ikintu rwose waba usa nk'uri kwitiranya, ngo bitewe nuko buriya nubwo turi abana b'Imana bitandukanye naho mu isezerano rya kera. Twebwe twabaye abana b'Imana binyure mu kwizera Yesu Kristo watambwe ari mu rubyaro rwasezeranirijwe Aburahamu. Isezerano yari yarasezeranirijwe icyo gihe aba ari bwo risohora nyuma y'imyaka 1000 irenga, ari bwo risohora. Ibintu kuvuga ngo urubyaro yari yarasezeranirijwe, Imana imvuga ngo muri we nimwe amahanga yose azaherwa umugisha, azagira urubyaro rungana nk'umusenyi wo ku nyanja ndetse nk'inyenyeri zo mu kirere. Nuko bimeze ni twebwe mu kwizera Yesu Kristo twese duhinduka abana b'Imana, nkuko Bibiliya ivuga ngo abamwizeye bose bakize, abamwemeye bose bakize izina rye, hawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Nuko bimeze bityo bigatatu abo mu rubyaro rwa Aburahamu tukamuhindukirira abana. Nuko bimeze, ariko urukumva ntibyajya gushoboka urubyaro rutaraza. None kubera iki mu isezerano rya kera usanga turi kubonamo abana b'Imana nyine ni bya biremwa by'umwuka, iyo bakomeje kurana ubaha ijambo riboneka muri Yobu mu bice 2 mwavuga ukuntu abana b'Imana bari bateranye bajya gushengera Uwiteka na Satani akabazamo. Uhita ubyumva duhereye ku murongo wa mbere Yobu 2:1 ngo undi munsi abana b'Imana baje bashengera Uwiteka na Satani ashengeranye nabo ku Uwiteka baza Satani ati uturutse he? Satani arasubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira isi no kwizereramo. Urukumva ahantu bita bikwereka ko ni mu ijuru, ntabwo hakiri mu isi, kandi n'abariyo n'ibiremwa by'umwuka. Hajya abantu nyine hose bigaragaje yuko byanashoboka ko ari abo mu bantu nyine babura n'impaka zitagira tamenya uburyo wazigira. Iyo bakomeje gucyitwa hano none ijambo kwereka none ko hari abana b'Imana na mbere y'iremwa ry'isi n'umuntu atarabaho. None ni gute baba abo mu bantu bakaba bariho muri icyo gihe? Ijambo ri muri Yobu 3:8-7 ariko ushaka wahera kuri 4 kugira ngo umwumvishe neza ko ari imbere y'iremwa ry'isi. Kandi aravuga ngo igihe nashingaga imfatizo z'isi warihe? Nibuze ubwenge bivuge. Ninde washyizeho urugero rwayo niba umuzi? Cyangwa se ninde wayigeresheje umugozi? Imfatizo zayo zashinzwe kuki? Cyangwa se ninde washizeho ibuye ryo kumfuruka? Inyenyeri zo mu rututuru zaririmbiranaga, abana b'Imana bose bakarangurura ijwi ry'ibyishimo. Abana b'Imana bose ngo bakarangura ijwi ry'ibyishimo. Urukumva abana b'Imana bari ibi ni biremwa by'umwuka, ibitarinze ubuturo bwabyo bwera, byarangiza bikaza gukora ayo mahano mu isi, Imana ikabishyira ku ntuza ku mirunga. Bubaraho baraboshywe barindiriye kuzacirwaho iteka, ahubwo abakomotseho mu rubyaro rwabo nibo bagenda bongera kubyara abandi. Tukabona mu kubara bariyo batera amahano, nanone bakaba bariyo mu bihe byacu bya none batera besha amahano, gukora imirimo y'umwijima, gukora ibintu bidashimisha Imana, gusuzugura Imana kugira ngo batazagera mu ijuru. None bafite n'imikorere myinshi gitangaje ku buryo bakora rimwe na rimwe bakora ushobora kubona ukagira ngo nabapfumu bakorera n'ibirenze byabo, kuko bo burumva bagomba kubarenga ntibagira ubugingo muri bo. Bakora mbese bakora ibintu byinshi cyane. Impamvu bazana aka filime ujya urabonamo bize bikwereka yuko isi ntiwayibamo nguyive mugere mu ijuru udafite umwuka wera. Bya bindi abasilamu bibeshya bakabwira ngo utakire Yesu Kristo ngo wagera mu ijuru gute?
Kristo yari yivugiye ngo ninge nzira n'ukuri n'ubugingo nta wujya kwa Data ntamujyanye icyo yamvugaga niki ntago wabasha kunesha ibiriho n'imitego y'abanefilimu n'abakozi ba Satani mu rusange udafite Yesu Kristo cyangwa se udafite Mwuka Wera gucyo kuko nani ubasha kuduhishurira iby'abanefilimu gucyo njya kuko 100% ku maso y'umubiri barasa natwe barasa n'abantu ariko imikorere yabo ifite imbaraga mu buryo bw'umwuka bakora ibitangaje ndetse biteye ubwoba tatuma ubasha kugira ute basiramu rwose babibeshya cyane bakibwira ngo iyo wakoze icyaha ushobora gukora imirimo myiza ugafasha abakene ukagira ute ndetse ukanasenga cyane 5 ku munsi biki cyaka cyabarirwa reka icyaha gikurwaho n'amasuka birivanga ibihembo bijyana urupfu no kuvanga icyaha iyo cyakozwe haba ugomba kumenwa amaraso umuntu agapfa cyangwa se amaraso y'undi muntu utaracumuye n'amaraso gucyo ayo ngaya akakumenekerwa mu kimbo cyawe yayo nta yundi usibya y'Imana yabaye umuntu wo ni Yesu Kristo akaba yameneka ku bwawe iyo utabyemeye bivuze ngo yanjye niyazameneka kandi aho ndiho ndavuga kurimbuka byiteka urupfu rwa kabiri cyo bibera yita urupfu rwa kabiri alright sabye tatanya n'agafilme n'agaseri kacu Kalenda Yakicawe ingengabe ya gipfumu uko ibyo uraza kubonamo menye ngo niyo mikorere y'abantu y'abanefilimu katonge tugatangiye fresh drum umubonye ubujaje ngiye wowe Kalenda Yakicawe cyangwa se ingengabe ya gipfumu ni episode ya mbere dutangiye ndagaseri dutangiye n'umuntu agenda producer ni Azizi Mokiwa umuntu ugenda tubona imodoka ikoze musanga